ya imvuna abasani tugira nimwe tubigirira ndashaka guhindura street igakomeza kwandura fasha rugendo naguze dore imaze kwandura gusa sinabirenganya nayiguze ku gitara y'imihanda tunyura gatara katwakira ginyongereka kurindi hosho nyitingegera kirabiranya na giti farumasi y'imiti mu ndutira abo banyamakuru bagisaba giti uti josihiga make ngukorere hiti inzara mu gifu nabuza y'umugati maguru yarabyimbye cause of tabati wallahi by'akazi ni kenshi mugani wa bakti fone narariye sinkiba kuri reso uwandusha Reniti yabwira Rutenderi ko haje umuraperi mushya udakomoka i Kigali bya showbiz byo ni hatari wakurusha Rutenderi Let's go. Nonje ndagusuje ndetse ndanagushimira wese mu gukurikirana platform KWP 250. You they call me platformer and that goes by the name of platformer KWP. Ibisanzwe ndi kumwe na Joskid numwe mu baraperi bahagaze neza muri Rubavu muri rusange ndetse no mu mujyi wa Gisenyi. Joskid meze bite? That's what's up platformer. Yeah. It's a long time. Long time man. Jose rumwe mu baraperi bagiye bagaragaza imikorere itari hasi mu myaka mike umaze mu muziki. Ubundi Joskid watangiye umuziki cyane. Music isanzwe kuvuga kwinjira music byanyabyo maze mu mwaka umwe makro. Mwaka umwe rero urabona ibitendo ni byinshi brother. Ku mwaka umwe umaze mu muziki Joskid, Riderman yatangiye commentinga ku muziki wawe. Riderman umwe mu baraperi bakomeye kwanza ariko yagize reaction runaka kuri flow yawe. Gerageza utugarukire neza muri iriya voice Riderman yakometinze twa. imvuna abasani tugira nimwe tubigirira ndashaka guhindura street igakomeza kwandura fasha rugendo naguze dore imaze kwandura gusa sinabirenganya nayiguze ku gitara y'imihanda tunyura gatara katwakira ginyongereka kurindi hosho nyitingegera kirabiranya na giti farumasi y'imiti mu ndutira abo banyamakuru bagisaba giti uti josihiga make ngukorere hiti inzara mu gifu nabuza y'umugati maguru yarabyimbye cause of tabati wallahi by'akazi ni kenshi mugani wa bakti fone narariye sinkiba kuri reso uwandusha Reniti yabwira Rutenderi ko haje umuraperi mushya udakomoka i Kigali bya showbiz byo ni hatari wakurusha Rutenderi wakurusha yabwira Rutenderi haramba mvuga ngo nyine cause mbavuga ko nariye fone none uwandusha Reniti nyine yambwirira Rutenderi ko haje umuraperi okay wowe nuvuga ngo nama Reniti ufite yo kumuhamagara nta mwanya ufite yo kumubwira nama Reniti ufite yo kumubwira Rutenderi okay muri freestyle wumvikanishijemo ikijyanye nuko abanyamakuru bamwe na bamwe muri industry basaba giti hari umunyamakuru uri gusaba giti nago byabura ariko cyane nyine nabantu ku ruhande naga kuvuga kuri ngeyo nabanyamakuru turabura benshi bansaba giti ni cyako nago byabura ariko nyine ni flow hari ukuntu ba wandika inspiration ukavuga nubwo wenda atabari wo bazisabye ariko ufite abandi bantu bazisabye that's what's up okay ku giti cya uramutse uhuye n'umunyamakuru akagusaba giti wabyumva uti urumva first of all nyine hazamo gucika intege abagusabye giti ariko nyine biba bigoye kubyumva ariko kubyakira tu akagati gito turimo ni haso ni zimwe nk'izo ngizo nyine yaguca giti yagira ute we yuzi ko ibintu bizi anytime byakwakamani nago wacika intege nubwo wabigira ibintu bya danger ni ibintu bisanzwe tu ni ibintu warasanze ugomba no kujyana nabyo bro. Joskid uyu munsi umuziki w'irubavu ni umwe mu miziki twavuga ko igenda isubira inyuma tugereranyije n'imyaka yabanje uburyo umuntu yumvaga umuhanzi w'irubavu aka kanya ubona ari iki gituma umuziki wo mu ntara tureke no kubona umuziki w'irubavu gusa nawe usubira inyuma reka mbe focused cyane ku muziki w'irubavu ntabwo ngiye nabifata gutyo ko umuziki wasubiye down man icyo gihe wenda twagize abasani badanje banapushinga bakagira keji bagakora ibintu birenze abo bayangwese nabande ariko right now niba kakanya irubavu mu kwezi hashobora gusohoka indirimbo 5 man harimo video 5 zimeze neza ibintu bimeze neza nakuntu nabwira ngo music irasubira inyuma mu gihe abo basaza twagiraga man ugasanga umuntu yafashe igihugu na video agira
ni itangazamakuru rero iri Rubavu natangazamakuru tugira bro. Iri Rubavu hari amaradiyo ngewe nzi asaga abiri, harimo radiyo ya leta na radiyo imwe yigenga nashatse kuvugira hano. Gute uvuga ko nta tangazamakuru rihari ahantu hari radiyo zirenze imwe, hari n'ama YouTube channel arenze imwe? Uku impamvu rero nabikubwira bro, urabona ayo maradiyo yarahari pe aranakora, ariko urumva na maradiyo ashaka gupushinga abanyarubavu gusa, ntabwo ari radiyo izatumbagira ngo igere Musanze, igere radiyo nyine y'Igisenyi gusa, itarenga imipaka y'Igisenyi, ntabwo irenga Igisenyi, niba ari Igisenyi niba ari Rubavu naho ngaho gusa. Urumva iyo radiyo ntabwo ari radiyo yabigukorera bro ngo ucigatire ngo wapi. Niyo mpamvu rero mba nkubwiye natangazamakuru, kandi izo ngizo nabwo nubwo zihari wenda zikorera ku mbuga nazo ni nkeya bro, kandi nazo zidafite imbaraga zatangiye. Niyo mpamvu mba nkubwiye ngo natangazamakuru bitewe ndebye itangazamakuru wenda riri mu murwa mwagereranya wenda n'ina nabara ko ntarihari bro. Joski, uyu munsi iyo urebye ibikorwa by'abaraperi mu ndirimbo zabo bumvikana baganya, nawe mu ndirimbo yawe abantu bakurikiranye freestyle neza nibiba ngo gusubiza ikiganiro inyuma muraza kubyumva neza, nawe usa n'uganya uvuga ko umunyamakuru arutwa na Junior Giti ndetse na Rocky na Junior Giti ni bantu ki ku muziki wawe? bari abasaza mani bafasha underground byataye. Rocky na Junior ni twabara kuvuga ko ari underground mani bazamuye tutari tuzi from nowhere, ukabona baramuzanye turamubonye nabo ba Generous ba Mukadafu bande. Ni naho rero inspiration yavuye mvuga ko abo baji babiri baruta abanyamakuru birirwa hanze badusaba Giti, kuko bo bafite byibuze n'abantu bakumurikira kuvuga ngo yitwara bimukoreye bro. Hari uwo twazanye urumva cyane ku giti cyanjye wenda nko kuri Junior Giti mani nakoze song yitwaga Bararira ndayizi. Bararira niyo song ya mbere ndumva nakumenya, niyo video ya mbere nari nkoze. Iyo ndirimbo rero nyikora nagiye gutangara mani, mbona Junior Giti yayijugunye mani tutavuganye tutanaziranye mani, nsanga yayijugunye ku gasobanuye ari kumbwikira, ndavuga ibi bintu mani nta n'umunyamakuru n'umwe wabinkoreye mani, nta munyamakuru n'umwe yigeze uvuga ngo wakoze igihangano cyiza bro reka ngo twikire. Niyo inspiration yavuye rero ndavuga ngo kirabiranye na Giti, bandutira abo banyamakuru basaba Giti. Kirabiranye na Giti bandutira abanyamakuru basaba kandi nyine iyo nabyumvise muri flow umva ari ibintu biri kugwamo fresh cyane. Pacifica nawe na Rich Dogs nkunze kubabona mu bintu reka ndikuvuga ngo nagakungu cyangwa se ni gang ariko mu Kinyarwanda gang niba nagakundi byari ibikundi gang nagakundi fa Bugoyi gang ni family gang Bugoyi gang niyo yaba Dogs na Pacifica. Muri Bugoyi gang wowe navuga ngiye buriya inaha i Rubavu gang iyo ariyo yose yazi Rubavu bro, urumva ni abanyarubavu mani, ni amaraso yacu twakorana mani. Right now ndi gukorana na Family Gang, turi gukorana na song yerutse niho yagiye Shafi Ace, harimo n'abandi baji badanje mani bakuri ibintu birenze. Aka kakanya niba Family Gang iri gukora bien twakorana nta kibazo, haje n'indi gang hari n'izindi gang nazirenze. Navuga ko nyine Wish Dogs Pacifica n'abajama mani bafite intumbero yo kugera kure, niyo ntumbero nanjye mfite mani nshaka kugera kure. Umuntu wese rero ufite gahunda yo kugera kure ntabwo byatubuza gukorana. Iyo urebye Pacifica imyaka maze ari mu rugendo rwo kugera kure, ukareba n'abandi bahanzi baza mu mwaka umwe ibiri, ukabona nyine we aho kure Pacifica maze ashaka kugera, ukabona isagera kandi nyamaze wenda atanamurisha no kuririmba, ubifata ute? Urumva ni ibintu nyine bishobora no kukubabaza, ukabona umuntu igaraje nta n'umwaka amaze muri game isibona yafatishije, kandi nta kintu arusha wenda Pacifica wenda nabara ko mani iyo umuntu afite impano, urumva iyo umuntu afite impano ibintu akora bizi anytime mani njye nemera ko ibintu bya shining. Kuba rero aka kanya wenda Pacifica ibintu bitari byagera kure cyane, navuga ko ni igihe mani, ni igihe kitarari, ni matter of time. Ni igihe mani. Tugana ku musozo w'ikiganiro kitari gito twagiranye na Joski atubwira ku rugendo rwe rwa muzika, ndagira ngo uduhe freestyle kuri Bararira.
byasabye nani mafu mamu ko nageraga aha ku isi nta kindi nari sorry bro byasabye nani mafu ubwo wageraga ku isi nta kindi mani bitewe na ko hari igihe umaze igihe mbavuga ngo vasto kangwite vasto wenda biri hafi nta kibazo naricaye ndamedita ndetse ndatekereza uburyo abadafite twabahereza amarira ni menshi ku iyo urebye icuruzwa ry'umuziki nyarwanda cyangwa se uburyo abahanzi nyarwanda bari kubona amafaranga biturutse mu muziki haje Afrochart, haza Spotify, haza Audiomack na YouTube n'izindi mbuga nyinshi zose zishura abahanzi, wowe ku giti cyawe ubona biri gutanga umusaruro cyangwa se ubona bigeze cyane cyane ugaruke ku bahanzi bo mu ntara? Ni ibintu biri kuzana amafaranga koze urumva abasani bo mu ntara ntabwo dukunda kubona ibitaramo. Yego, urabona channel zacu akenshi abantu bashira indirimbo za YouTube zahe ntabwo ziba zitangiye ibiciro ariko bitandukanye n'izi mbuga zindi. Wenda nko ku rugero nko kuri Afrochart urumva mane ni urubuga rutanga ibiciro tu urumva nka Afrochart ngiye maze gukorana nayo igihe gitoya ariko ni ibintu byamaye umusaruro bro cyane. Urabona utsanze ku mazi ndimo ni wa musaruro mani w'umuziki. Uyu munsi abantu benshi nkuko njye nabivuze nyina kumenye muri bararira mu kanya wanaduhayeho freestyle ndagira ngo twongere tuyibukeho neza to-proving abantu ko umuziki w'i Rubavu uhari kandi ukomeye. Yeye byasabye nani mafu mamu ko nageraga aha ku isi nta kindi nariraga ngo sibyo ubusizi ni koko birakwiye uyu munsi ko tugomba kurwanya iyo mitima yuje urwango n'ibibazo hirya mu miryango kuri story ya bararira ni story y'ubuzima bwawe cyangwa ni story iri behind wabwiwe n'umuntu? Mani iriya story ni story nyine mvuga abapeti bo ku muhanda ngira ngo video warayirebye. Yego, iriya abapeti nyine bo ku muhanda bababaye nabonye mbona nyine bashaka kugaragaza bari mu buzima ukomeye. Bavuga nyine byaba byiza ako kanya because niyo video ya mbere nari nkoze ndavuga ngo why not video ya mbere nakora ntagaragaza nyine uburibwe bw'abapeti bari ku muhanda no muri video baba barimo mani. Urumva nyine ni story nyine tu ni story navuga ko yambayeho. Hari igihe natigisenyura ahantu mani ndebye ukuntu abapeti babaye ahantu barara ndavuga ngiye ku bufasha bwanjye mani ku kintu nakora nkora music nabatabariza tu wabatabariza. Okay, just reka tugushimire ku bwitabire wagiriye platform KW